Ndi papa sava. Ase digidi. We digidi. Ako se nico ushaka. Ase umuntu azajya ahora ahamagara yabira hoshye imbwa cyangwa inka. Ubwo ngubwo uracyari mubiki. Digidi. Ariko wanguye mu kanwa urashaka iki? Ase nagukuye mu kanwa gahunda twapanzeho urayiyobewe. Ngewe ibintu nakubwe. Ako digidi. Nabivuyemo. Wabivuyemo? Gaho nyumvira n'ukuri kw'Imana. Wabivuyemo ibikizaho. Ako digidi uhindura gahunda utanambwe. Biri mu nyungu zande. None Biri mu nyungu zande. zizawe se. Nabiretse none nahombye. Se digidi wajya utekereza ugashyira ubwonko ku gihe ukumva niba waruvuze ngo ukumbuye agacupa ahangaho unyweye iki? Agacupa nagahaze. Nabiretse nabivuyemo. Setu. Ako se digidi Ikizi. nyine mbanze nawe mubwire kubera icyo uvuga ibintu bivuyemo nanjye watumye gahunda zanjye zipfa ukumva ngiye ubwo ngubwo byagenda gute? Nakubwiye ngo iki nijoro. Tujye kurya nakubwiye ngo iki nijoro tujye kuryama. Nese twari twapanze ibintu byose uvuga ngo Wimbwiye ngo twapanze ibintu byose nakubwiye ngo aya mashuka ntago yumye neza. Sibyo? Yanike abanze yumva. Hako ngira Urangije wanga buretse. Ugiye kubinyibutsa? Ugiye kubinyibutsa? Ugiye kubinyibutsa? None kanze nyanike none se niba ari amashuka ufite ikibazo reka nze nyanike nurangiza ukomeze gahunda zawe ntangerega n'ubundi urebye mu byukuri nago ndirirwa ahangaha ariko nako nyine Yanike rero. ndahirirwa. None se wowe ushaka nkubwira kabiri? Ushaka nkubwira kabiri? Ubundi usuzugurangana nawe wowe? Ngaho ndebera digidigi ibintu wakoze. Ibikize? Ase digidigi ibintu wakoze n'ukuri kw'Imana ibintu wakoze ni ibiki nakoze? Nusako sida digidigi none se ninde wakubwiye ngo ugende ngo ukire imibavu mu mashuka wowe? Watangiye. Amashuka nayawe nayanjye. Hanyuma se wari urayanika ntayo wanika. Wigeze ubona n'abakire n'abaki bose bagenda bagatera imibavu mu mashuka kwenda batera mu myenda? Noneho giyewe numvishe parufe nyikumbuye nyipuriza mu mashuka. Ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana n'ukuri kw'Imana ngaho nyumvira digidigi ko kubera iki uri umwaka digidigi uvuze ngo ngaho ndebera ubwo ugiye kumora iki niba uvuze ngo rwanjye rwibeshye rukavuga ibintu bitari byo ntago uri umwaka ariko mbabarira ugire nyine ugenda uvanga ariko biri ibintu ubukoze ntago ari sawa ubwo amashuka ngewe nari ndaza nkavanga yumye neza neza. Je nakubwiye yuko niba ushaka ko tubana neza tuzabana neza. Sibyo? Ntiwambwiye ko urwaye ibihaha? Uryame muri amashuka none upfe. Ubu nagufatiye ibyemezo ngiye kuzana none umuti none w'imibu. Nkupurize mu bisorori, purize mu bishyimbo, purize mu kawunga nurangiza uzabirya cyangwa uzarorera nushaka uzapfe. Iyi nzu uzayivamo cyangwa nzayivamo. Ibintu ni bibiri. None narakubwiza ukuri ku gahunda z'estyle. Nyine nawe tuzi. Digidigi mwana wa mama. Yego nawe mwana wa mama. Urabizi ko twabimenyeranyije ko nazongera kugusuzugura. Kandi no kuri kw'Imana igihe twabyemeranyije nari nongera kugusuzugura. Nari nagutuka. Nari nakubwira nabi. Tangiye ku mwana mwisi. Natangiye ku mwana ndetse sino gutangira nandi. Ariko wabonye ko udashobora guhangana nanjye gucubura. Nta nubwo ngiye nshobora guhangana nawe. Okay, reka nkwereke noneho. Kandi suko kwishyura. Sinsubiremo inshuro ebyiri. Brochette ebyiri za zingaro, igitoki n'udupeti tubiri mbimire ubundi ngewe mpite nguha ikintu bita umudendezo. Babizana hano se nishaka ndanabirirayo fa kuri bwishyura. Ibyo ngibyo se byaraye bikemutse hari ikibazo kiri igihari. Ngeyo mbimire wowe ngiye nta kibazo. Ngeyo mbimire nta kibazo. Reka nkubwire unyinisha ngasanga utari tayari ahita ngushyiramo none akandi noneho akandi kantu kanyuma nako ndaza kukakubwira uretse mfati muzanye rega digidigi njye uzajya umenya ko twemera genda kwemera mwana wa mama ndakwemera n'ukuri kw'Imana. ubwo ikintu gikurikiyeho ubwo turaza kugenda tuvugana wowe gira vuba nta kibazo. reka marukane kano kantuza ariko wibuke no guca kwa Mukamana di. reka Mukamana yari yambwiye yari sinzi niba nako nago nabikubwiye. Mukamana wa mugani wawe ndashaka ko tuza kuganira hano nijoro. Nyine nibyo nabikubwiye. Oya pana hano yari yambwiye ngo ugende ujye mu rugo.
hariya mu rugo ngo sinzi hano ntabwo yizewe hari umugore ucuruza ibigori ku muhanda bacungira ntabwo ariko wowe kubera iki ibintu byose ubitekerereza mu burayi nshobora kukizana ariko n'igitinde yari nyine ngo yahishije urwagwa ndarumiraho n'igisinda ngaho igihe Ça va bien. Quand Você? Papa, ça va? Ari mumeze neza se? Byataye. Amakuru ni meza. Namwe muri kubiba? Cyane pe. None se papa, ça va? Tuvugane na oya nta kibazo twavugana. Ntabwo nabanga. No yari n'umunange. Byose ni munange. Ni munange nta kibazo. Nawe njye rwose nta kibazo. Nta kibazo. Urareba ko ariko funga inkweto pe. Ni tayari cyane. Wa undi yagiye se? Ibintu byose mba nabiteguye, ibintu byose biri mu nzira. Namwe mudatuma mundisha umuntu kuri kw'Imana byanyu bimenya ko nanjye ndi umuntu. Niba njyana mvugana njya kugusura n'umushuti wanjye ahubwo mbwira uti ibintu byose biri sawa. Hari utuntu mwakagombye gukora nagiye koko papa sava. None ubwo ibintu rero biri tayari papa sava. Ibintu hano biratunganyije, ibintu nakoze très bien. Nazindutse buri kare ndi gushaka buryo ki ibintu bya birantega byose ngenda mbikura mu nzira. Nakoropye nashashe amashuka y'umweru, ibintu bimeze neza. Ikindi bura nashyizeho akarusho ko kongeza nyine. Urakubanza nyemerere kuranyongeza ukama ibindi bice. Nta kibazo. Bravo bandi mafaranga ari kintu urangura nawe. Nyine ukirenze kuri ayo mashoka y'umweru nateyemo n'umubavu homora neza cyane kandi umvigegera. Ubu se wagiye guteramo umubavu ubizi ko ndwara sinezite ngo bize kugenda bite? Ariko sinezite ko mbidobeje ndafunga n'amazuru bigafunga n'ibiki. Washyizemo mwinshi? Nari nagerageje nyine kugira ngo icyumba kimere neza. Nawe ya kabisa. Oya. Ashiri birakara nawe wihiturakara. Okay, ntacyo. Tuzanira akameza n'agatebe none wo umubavu urabushiramo. Noneho tujye mu bimaze gutungana. Je suis désolé naninzi ko burandi kugenda nshyiramo utuntu twamunyorosho. Ariko urumva iyo ushyizemo ibintu by'imibavu uzi ko ndwaye sinezi. Ntabwo wari ubizi se? Nyine ntabwo uzi ngiye ko umubavu mu cyamita mfungana kwe. Byanciyeho nyine. Zana agatebe twicara ngana akameza. Mwihuriye nawe ntukaturakara ku kanya ntukajihutira. Shyira. Ufite akameza? Kanze nako nazanye. Ariko ibintu byose byari biteguye neza nzi ko birakenerwa. Abana icyo kintu cy'umubavu wacishe kabisa. Nanjye byanciye. Oya shiride reka niyicarire hano. Reka niyicarire hano nta kibazo. Aragufasha? Nari. Gutya ni fresh. Arega burya nanjye ibintu bya geometry n'ibintu by'imibanire nagiye mbyiga. Ndavuga ati ufashe imibanire ugashyiramo na geometry byahita bigenda bikabamwa. Ubu nta kandi kantu se. Oya ndumva nako. Nta kandi kantu umuntu yagira nyine uri kubura. Sisi narakwaye 5,000 ko. Kose papa sava nyine ndabyumva. 5,000 ariko nawe urebye akazi nakoze n'imvune nagize. Papa sava ni kuri kw'Imana ushatse wanyongera amafaranga. Hakuze imbaraga burambye natakaje kuri cyadigidigi.
Okay. Sawa. urufunguzo rurimo fungara urwo digidigi byari ariko n'urundi rurimo urwanjye rwo rurimo hano ubwo muraza kurunka Nizere ko nta stress ariko. nta stress hano haba ari no stress saba ariko buriya Umeze neza ariko. nzaba umugabo nkawe ryarira Ewe. iyo ndebye Bisaba amafaranga gukora, amaraso papa. yanjye bisaba ahita gukora. atembera neza nukuri bisaba gukora ubwo mwaduha rugari rero ubundi bintu reka nze mbanze fata utuntu twanjye aha ubwo rero urufunguzo reka ndurekere hano mu rugi nta kibazo sawa rero ubwo ninjya kugenda ndakubepa cyangwa nguhamagare cyangwa nkwandikire sibyo nta kibazo sawa sawa none se iki reka warakubwira ngo njye nshobora kugenda mu ishyamba ry'umutamenwa ntafite ikintu bita kontereshoke nkataka nafite ingabo ariko papa sava nawe genda nuko ntuzashake kumpenda mani ntabwo ndushaka papa sava uriho n'akajogonyo vuga uti kajoginyo none urebe ko hari icyo ko nkuzi se kutari igifura papa sava umva njyewe uzambwira uti kuko ubwo bwinyi ntigikirane ucurike umunwa muri tuwarete umuntu kose ukuzamukireho nzaseka ntabwo ndi igifura ndakuzi wowe rwose ntabwo ndi igifura sawa rero umunsi mwiza babere nk'icyumweru ubwo ngubwo ndaza kukubipa cyangwa nkwandikire sawa nta kibazo na message ndayibona hanyuma mbaye ngiye utaraza nakubwira aho nashyize kariya kaboro gafunga kagafungura ariko si ubushiri tuvugishije ukuri urabona ndi umuntu wo kuza kwicara hano kuko Kwicara. urabona ndi umuntu wo kuza hano Amafuta yarimo ariko wibuke ko ndwaye sinezite. nese wiyabora uzana tugiye basi ukambwira n'ukuntu nza nambaye ntabwo wabonye hano twaje tumanuka imisozi koko Korera nawe. nawe hari ukuntu ntesha agaciro oya nawe nukunda umuntu ujya uvuga uti nta kintu na kimwe kibura kabisa nta kintu na kimwe kibura ku buryo ndi umuntu wo kuza muri aka gahegeni agahegeni se hano harimo amadivu oya reka tubyoroshye ujya kunkunda si wowe wanshegeye vugisha ukuri reka dushyire ibintu byose oya reka dushyire ibintu byose imbere ya leta n'imana si wowe wanshegeye ndeba ariko si wowe reka kunsuzugura reka wandakaje ntabwo rero wanshegeye ni ngewe hanyuma ntabwo nakubwiye ko mfite umugore nakubwiye ko umugore wanjye yitwa nde mama saba none uragira ngo nkujyane mu rugo mama sava ahari mama sava atakiva mu rugo mama sava yirwa ncunga nese urashaka nkujyane mu mahoteli nkujyane kwa piga nzenze cyangwa nkujyane kwa gerariti cyangwa nkujyane kwa nuza kwa kirizo pole ariko uzi ko hariya bose turi kumwe muri ntoki turi kumwe mu ishyirahamwe bakubonyeyo nanjye bakambona nshoreranye nawe mu cyumba kuri mama sava umugabo wawe ari hano agiye kurya umwana agiza nibyo ushaka Hano ni kumujyama ni geto sibyo. noneho nanjye mba nabipanze nkavuga ni ndeke kuguteza ibibazo nese wowe ntabwo nzi ko ufite sheri ndeke kuguteza ibibazo nanjye ureke kuneza iki ibibazo none se dukemuye ibibazo byombi bitweye hari icyo bitwaye Zanye ikiganza. urishimye nta kibazo ikindi kibazo wari ufite ni ikihe nese ubu koko nk'aha hantu nawe twaje urabizi ko nkunda kwirira urumva turi bujye mu bintu bya gahunda nishonjeye koko ubu hano nararya kurya no kunywa se yewe data we ibyo ni ibintu napanze mu gihe cya Adamu na Eva oya reka tureke Adamu na Eva wenda ni kera cyagiye ntiwayinjiza abantu mu nkuge inyamaswa n'ibimera mu nkuge ibyo bintu mba nabiteguye ese wowe ufite utuntu tw'utwana Ego akandabona gacutse. ufite abandi iyi muhanda
uyu ego uyafite 2 hari abandi by'amahinga uyafite amezi 8 uwa 3 hari abandi naka ura cyagatwite hari ahandi bari reka batavuga ngo aracyari kare none rero umva fata neza mu biganza fata uranyumva neza sa n'uhumeka gatoya sa n'uri muri yoga mira umwuka wawumize none reka uwo mwuka winjire mu babereye itunarika imoko zitunarika biriyo kumara kwitunarika umuntu bita Manu arabagejeje ahangaye sije nakubwira kubeshya ahantu rwose n'ubundi wahamenya ukuntu bimwe murayikira uzanye biki harimo ibirahure se ibirahure none se wabizana muri aho gahegera ntirupfire ntugwera hano hari ikibazo ufite oya nta kibazo bose ariko wakennye ku mufariso thank you Manu nawe yanjye urabizi ko umukoresha utankoresha urabizi ndabizi wajya ugabanya iminwa se ubwo turajya tuvugana mu marenga se urifuza iki urumva nyine kwa kantu wari wanyemereye ntagakubita rega buriya kuri abo buja kiba cyakubangamiye kikirwa mu rugo kigatuma utirira abana niko nanjye kiba cyambangamiye sinaga n'umukiriya umuntu amereza tipu ngo mabuje bahagaze hejuru ahita afata tipu ibyo bintu uri kubibwirana bya tipu cyari byo kurya abana Manu ushaka kundakaza nagera mu rugo ahita mwirukana ariko bose ni ugususingira ibanga se jya bose utucaho hita ucaho mwazumva hari ikintu kivuga fanta 2 na mitsingi na burushete n'umukobwa twari bose wenda ako kacika ariko se akantu kuvuga ngo wamusambanyije nakacika ko ubwo none ari ikindi se wagiye bose ko birakariyemo kandi bimeze neza Manu ibanga ni iki ibanga nige nakantu gato katagaragara kaje kinjira mu mutwe wa Manudi karaza kakwira umubiri wose gahera mu mano icyo kintu nukibagirwa nzakwica nkuciyemo ibice yewe bose do umwana ufunze rwose ihute ko nangize ngiye kuma andi yibanga oya sorry nako sorry mujyari babona pe gakoze kangereho ndagakunda pe uriya gakurura abakiriya Manudi ari mu bantu bagira amagambo ariko agira abakiriya ku buryo uramutse umwirukanye ku munsi n'uri wajya wakira 1/3 cyabo warusanga irakomeye cyane kandebe oya gerageza okay ariko sibi zaryoshye uraza gusinda none zaryoshye gutya rero n'ibine muri inyama ikomeye Ariko se kandi mama sava ariko sasa uzi kurwana ibintu byitwa umuhenerezo ariki umuhenerezo rwana nande shako turwana nge nawe ikintu bita kurwana umuhenerezo urakizi hanyuma se kurwana umuhenerezo ushaka kuvuga no kurwana gute
Masava ntabwo uzi kurwana neza ukubita gutya ingumi ukubita gutya imigeri ukicanga ukigarura ugafunga gutya umuntu ukubita ntabwo ubizi ni njyewe ushaka gukubita iyo migeri Masava nta kintu dupfa nta kintu na kimwe mpfa nawe cyatuma turwana mbabarira uzinge ufunge butu gikomando njye kukwereka umwanzi twikiza Mama Safa wagize afu ugahaguruka aho ngaho Mama Safa mbabarira uhaguruka aho ngaho ufungemo uzinga imipira ukuremo ayo makanzu njye kukwereka umwanzi twikiza ni umuntu ushaka kunyataka njye mpaguruke nkwereke ni umuntu ushaka guhangana nanjye cyane twagiye kanze nkwereka ariko sha Thank you. Yo buriya nureba mu bisi byawe kwa nyagakecuru nyagakecuru yari nyogokuruza wanjye biriya bintu by'ibitovu baze bakagira gutya ihene zikabirya hanyuma bakamutera akamwica njye nawe naramubujije kandi ntaravuka ndamubwira n'ibyo bintu ntuzabizane Utari wavuka sheri nawe rero cyaho cyagango turasanzwe yezo ngiye umbonye ubona meze nka K-Point w'Inyanza cyangwa nuza Denwari yazanoza uzarebe nka kira cyane uza cyane Papa Sava Fukama hasi Fukama hasi ndabara rimwe kabiri gatatu pfukama hasi kandi simbisubiremo pfukama hasi buretse ngira ibyo gupfukama reka ibi mbishyiramo hari isazi zitaza shyiramo hano pfukama hasi isazi ziri ku pfukama hasi Papa Sava wagakobwa we rero nawe rimwe kabiri gatatu nkubona warenze hano n'umudashaka igufa ryo rituragurikira hano cyangwa ukavuga umuvu w'amaraso wawe utemba hariya hepfo wazibye isohoka naguhagurukisha umwuka wambambazi wumva gana ari mu ijuru kurya tutahamenya kiyambitse ubusa gusa harya ni wowe the champion mu buraya legend ni wowe legend mu ndaya bagushakira igikombe bakiguha ariko uranyica umugongo wonyine se ko n'umutwe ndi uwusature nyine urajombamo nkaho utazongera kujomba muranda mugaruriza hano imbere nzajya njyana gutya inyuma nawe ugarurira ahangaha niko Papa Sava ubu tuvuge yuko kunyurwa byakunaniye umunini harya ntumufite si mpari ntabwo ndi munini sindi munini turi kubaza ntabwo ari ndi kubaza ndi munini uramufite umutwe w'amabere no hasi umugore wawe munini uramufite sasa mumbari hanyuma se umuto we ntabwo umfite ngewe sasa ntabwo umfite ngewe mutoya umuto ndagufite waduhaze wadusuzuguye waduciye amazi noneho uri kumva ugezeho kumva ushaka umugore wa gatatu ukaduca inyuma mbese ubundi bivuge neza ariko urumva probleme sekiye dora chestiyo gabanya ibyo birimo bya hano ni ukuri kw'Imana mfite ikintu kibi ku buryo ntikwashije wahita uranyumva neza ariko niwasa nyiramivumbi uvuge uti nkeneye kurongorwa n'ejo ubu se urumva nyigushakara usa nawe uri umuntu yakifuza wari kuva hari umuntu ukigushaka ko uyu mutwe uri butaha ubwo wanamenetse umwana ndagutwaramo hano ariko Papa Sava ufite ikihe kibazo cyo mu mutwe ni ikihe kibazo ufite ariko urumva umunini ndamufite sibyo Mama Sava Mama Vurema mabuno ni komusa igituza komusa umutwe komusa guseka ndabafite kabisa umuto nawe nterura kuva muri salo nkageza muri ara cyumbani nenda mufite kabisa ntago mbihakana mu gatuza komusa iminwa komusa amaso komusa hano komusa hanyuma wagiye gushaka iki wagiye gushaka iki ni shitani shitani mugukurikize Papa Sava mugukurikize mwashaka umusanga hari murica murica kabisa
wari wapfa se wari wapfa si satani wabigutese ubwo ni mwe muri kumwe cyangwa ushobora no kumusanga ariko ntabwo munyumvise icyo satani mvuze satani komeza umbwira satani urumva satani araza akambwira ati papa Sava urakora cyane kabisa urumva hari akazi njya ninubira satani kabisa satani dangiza interuro utarakubitwa nyine satani urumva araza akambwira ati papa Sava urahinga nindahinga papa Sava urotsa nindotsa nubwo naramimenya neza papa Sava uraseriva nindaseriva papa Sava ukora IBM nindayikora papa Sava nyine ibintu byose satani akabibwira si nkoropa ntago nkoropa nitubare ibyawe n'ibyawe ntago nkoropa sasa ntago ninde ukubashije imirimo ukora ese nganira na turi kubaza ikibazo kivuga giti ndi kubabwira nyine satani wanyohereza yakohereje aterera aravuga nose mama Sava ntago uri igikara vugisha ukuri nawe mu buzima bwose uvugisha ukuri ntago uri igikara sasa mu maso n'ahandi hagaragara ntago uri umuyumbu nturi umuyumbu hanyuma se ndabizi nyine munsi y'amatako n'ahandi kereke pare no ku mukondo uri inzobe ariko ahagaragara ntago uri umuyumbu se none satani rero araza akambwira ati papa Sava bitewe n'akazi ukora n'imbunu ugira shaka inzobe ariko papa Sava wagiye mu buraya gushaka umukobwa w'inzobe ntabwo ari njye satani uretse ibi atumwe na satani papa hindukira gutyo umbwira wasize sasa ntukodeshereza sasa inzu sinakwihoreye ntumuhahira imyenda yose yambara so yimugurira nigeze nongera kugutera hejuru iyo ashaka brushete ntazi ukayimuha papa Sava umaze kudusuzugura noneho oya none se kurwego ugiye gushaka n'umugore w'inzu ariko shitani andusha imbaraga satani andusha uramusanga satani uramusanga abikuzimu aho kugira ngo uwo mugore aze satani uramusanga ntabwo twaba batatu hejuru yuko nta kintu na kimwe wigize utuburana buri gihe umbwiye ngo mukarangira ubunyobwa ntabwo mukaranga urakaranga nka Kenya iyo umbwiye ngo mama Sava ngo sinzi aho yagiye ntabwo uzi ukansanga imugongo njye na sasa twari twagira mu mihango rimwe oya iyo yayigiyemo simba ndi muzima naba nayigiyemo akaba ari muzima nk'iyaranja ni izina ry'Imana uravuga icyo wagiye gushaka hari nawe gatatu ugomba urakivuga icyo wagiye gushaka papa Sava satani kwambwira ati ntabwiza ukuri uzaho kugira ngo uzane kariya kabisha umbonye kica ahangaha kubuntu ariko shamufashe none uriya mukobwa uzaho kugira ngo umuzane do ikigori do ni ukugiharura neza kigashiraho ngafata igitiritiri nkamenya ko giteye muri toilette nkamenya ko do nta cyangwa hano sakaba kikakigurukana cyangwa hagihereza sakaba kikakigurukana igitiritiri nkamenya ko ugenda nta ugendana ubu none nibwo ugiye gusobanukirwa neza ko washatse mbere narakorohera guzi ko ndi umwe jyenyine urumva ko ari akantu k'inzobe kari ngombwa pe ariko ntabwo ari ngombwa we akuzi ko yabonye twamwaragira ngo ntabwo yarya inshihano mama Sava ese urabizi ko utandusha imbaraga oya wica ugutwi oya nakuno twagukuru urabizi neza ko utandusha imbaraga oya ntabwo nazikurusha ndazikurusha hano se bigize agahehesi nazikurusha hariya ngo wumva ngo uzajya wirwa ubuyera ngo aho ushatse hose ujombayo aho utekereje ujombaho ego witabye nde yego jamuve subiramo ntugire ngo wijamuve icara ahangaha ahagaze hariya sinzi umuntu bari kumwe ariko adegedege natanazi ntimukagira ibintu byanyu yego jamuve garuka hano papa Sava naguvaho sasa jamuve yagiye basubiye inyuma baragiye sinzi abantu bari kumwe nawe hanyuma papa Sava ari
ibyo byose akasanga mama sava inda yawe ugira njye nkwanuye hariya hepfo ngo tuze gukubita umuntu none yagucitse mama sava izina ry'Imana papa sava ndapfukamye hano ngansaba imbabazi mbabarira unshingukire ku mugabo ntabwo nabura umugabo ngo mbure n'inyama ubwo rero nose nanjye ni ikore wanga twirye cyangwa ubyihorere aho kaho gufatira sinzi ahantu ari burayi Papa Sava